iki? Njye nari indaya y'umugabo. Nari indaya y'umugabo. Kuri ukubona nyine abakobwa bigurisha ku muhanda niko twabivuga cyangwa se bakora akazi k'uburaya kandi bibaho. Nanjye nabivuga ko najyaga nko gutega narakarabaga nkambara neza nkavuga ati iyi ndaro naka ndayisanga ahangaha kagende kwishaka ndumva ibintu bimeze nabi. Ubwo rero muri ubwo buryo nabikoragamo ariko waramwishyuraga se? Cyane naramwishyuraga kabisa. Nigeze kurarana indaya umunsi umwe niroturuva kubera uburyohe niroturuva ntako nakoresheje. Yaraje arabimbwira ariko nyuma yari akantu yaguhishe narabizi mba yakavuga sinzi. Ni byiza kuba wanavugisha n'ukuri n'uwabikoraga nawe akabireka. Uyu ni wa musudasanzwe rurema yongeye kuduhuza akaba kiturindiye umuryango none ubu mu muryango n'ibyishimo none haleluya none haleluya grandma singi haleluya singi haleluya singi haleluya singi haleluya Umutako TV ibiganiro byiza ku Umutako TV. Let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane kandi nanone burya ngo ni byinshi nanone kandi cyane turacyari Umutako TV. Reka tugushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. Naho utarakora subscribe ukora subscribe kugira tubashe kukugezaho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kuri kamera z'Umutako TV murahabona abagabo babiri n'ubwa mbere tubakiri hano ku Umutako TV. N'abagabo bakiri bato ariko uko biri kose na abajene urabona ibyangwe barifunze. Aha ijwi nago rimeze neza muraza kwihangana. Reka tubanze duhere kuri uriya muvandimwe umusaza bimeze bite? Meze neza cyane ndashima Imana cyane. Amazina yawe? Nitwa Nirere Edi. Ariko abantu bakunda kuvuga ngo Nirere ngo ni izina ry'umukobwa. Amazina yose ni amazina kandi riranshimishije cyane ndaryishimira cyane. Okay. Umusa we bakwita ngo iki? Yanjye nitwa Nikiju. Nikijose ni izina kuko uri atubwiye ko ari Nirere Edi noneho izina riri kwiranga muntu cyangwa izina wiswe n'ababyeyi? Amazina y'ababyeyi nitwa Bizimana Ephraim. Iryo buhanzi nkitwa Nikiju. N'umuhanzi? Ndi umuhanzi. Okay, reka ngushimire tugiye gutangirana iki kiganiro. Nizeye ko turaza kukigirana ku musozo. Aba bagabo bafite ubuhamya, aba bagabo banyuze mu buzima bugiye butandukanye, bahuye na byinshi bigiye bitandukanye, nibyo tugiye kuganiraho nabo. Ariko turaza no kugaruka kuri ako kantu banyujiyemo ati turi n'abahanzi. Ndi umuhanzi nitwa Nikjo. Nirere, tangira rero. Hari ibyo wanganirije, hari ibyo wagiye unganiriza kugira ngo bibashe kuma motivation yo kuba nabashaka kugira dukorana ikiganiro we na mugenzi wawe. Hari ubuhamya ufite, hari ubuzima wagiye unyuramo. Ase koko bira bintu koko nibyo? Tangira ubwira abadukurikiye. Njye nari indaya y'umugabo. Nari indaya y'umugabo. Kuri ukubona nyine abakobwa bigurisha ku muhanda niko twabivuga cyangwa se bakora akazi k'uburaya kandi bibaho. Nanjye nabivuga ko najyaga nko gutega nari nk'indaya y'umugabo. narazireraga toka shitani mu izina rya Yesu ko yanguye muri ibyo bintu. Mfite ubuhamya bukomeye cyane ariko Imana ishimwe yuko ireba ibyiza kabiri ibyo hitiramo umuntu wayo. Ndayishimira cyane. Wari indaya y'umugabo? Nari indaya y'umugabo. Ibyo bintu uvuga nibyo?
nibyo ntago mbeshya wabihagararaho ntago mbeshya ndi imbere yishyire muri silence ya telefone imbere y'itangazamakuru ku Mutako TV ntago ndi kubabeshya ndi kuvuga aho Imana yankoye. ubwo buraya se wabukoraga gute? hari nk'ukuntu umukobwa akaraba bugorobye akavuga ati ndajya muri hoteli iyi n'iyi ndajya mu kabara kanaka ajyanywe no gushaka abagabo. nanjye narakarabaga nkambara neza nkavuga ati iyi ndaro naka ndayisanga ahangaha kagende kuyishaka ndumva ibintu bimeze nabi. ubwo rero ni muri ubwo buryo nabikoragamo, ariko turashimira Imana yuko yadukuye aho hantu. Ifite ubuhamya bwinshi cyane, nanyweye urumogi, nakoze ibyaha byinshi, ariko tukiri aho ku buraya kuba warabaye indaya y'umugabo Imana ikagukura muri ubwo buzima, muri uwo mwanda, tubyita nk'umwanda kuko ntabwo ari ibintu bibereye buri muntu ku giti cye, ndetse n'umuco n'imyemerere n'igihugu turimo ni ibintu bisebanyije ku gihugu ndetse n'umuryango umuntu aba akomokamo. warambaraga ukagenda ugiye kugura indaya, cyangwa warambaraga ukajya aho hantu utegereje ko nawe hari umugore bugukunda akakugura? Njyewe kono mbyita nabyita kari nk'uburaya, kuko no kuvuga ngo ndambara neza njye gushaka wa muntu, urumva numva nari meze nk'indaya, sibyo? Ntago navuga ngo naragendaga nkatega, ariko ku mutima wanjye numvaga ko yari nk'uburaya, nakoraga uburaya, kuba naravuga ati ngiye kwambara neza njye gushaka wa muntu, noneho turyamane. Urumva njye mbifata nkaho ari uburaya. Waramwishyuraga se? Cyane naramwishyuraga kabisa. Ubwo se nk'inda yakuryohereje mwabikoze umwanya ungana iki? ndagira ngo tumare amatsiko abantu badukurikiye. Ndabyibuka no kuvuga ubuhamya, kandi ni nabyo byiza kuvugisha ukuri. Ndibuka nabikoze nk'isaha urayivutura isaha rwose. Gutavuze n'ikintu yaguhaye nyuma yaho se ntago kizi, warakibagiwe? Ntago ari nako kivuga, ariko kabisa umva. None se oya, ni ngombwa kugira ngo Setina wamenye ibibi wakuyemo n'ibyiza wakuyemo nyuma yaho. byose ndaza kubimaza. Edi, nta mukobwa ushobora kuba waragiye kugura mumukuye mu kabari ari nk'indaya, noneho muri mu gikorwa akavuga ati mbabarira ndagusubiza ya, ariko ndeka nigendere, kuko urumva umugabo ukora iriya gahunda isaha ntago aba yoroshye. ndabeshya ni jo? Nimba yari yakoresheje n'ibinini ntabwo tubwire kabisa tubimenye. Gusa iyo wasomye akantu kabisa, umva ufata umwanya muremure, kandi ngira ngo nawe mwe murabizi. Bajya bavuga ngo iyo wanyweye akantu ngo ukanywa inzoga nyinshi, ukanywa ibiki n'ibiki. Icyo dushaka kumenya, ako kantu ni akahe wakoreshaga, ngo n'abandi wenda bazifashisha. Hari abagabo byananiye bafite ingo. Buri muntu wese aba afite uko ateye. Ushobora no kunywa n'izo nzoga, cyangwa se ukanywa ibiyobyabwenge, ukabasha kuba wanabikora nk'amasaha 2. hari undi wabikora akabikora nk'iminota 30. ariko ngiye ukuntu nari neye, iyo nazinywaga urumva nyine byahuriraga n'iyo saha. Burya abantu baratandukanye cyane. Hari ukuntu bajya bavuga ati abantu bakoze imibonano muri ubwo buzima anyuzemo, nk'uko umaze kutubwira ati nabaye indaya y'umugabo. Edi, waba haributse gukoresha agakingirizo? Nakoreshaga agakingirizo. Wow. nubwo indaya yakwemera kuyikorera aho ngaho. Nta kegeze gacika muri mu gikorwa? Nakacitse. Cyakoze ndibuka umunsi umwe niho nigeze kurarana indaya. Umunsi umwe niroturuva kubera uburyohe, niroturuva ntako nakoresheje. Ariko ikintu nshimira Imana nuko yabindindiyemo mvamo ndi muzima. Nicyo kintu cya mbere nshimira Imana kurusha ibindi byose. Ariko ntago ari byiza gukorera aho ngaho. ubwo buraya kuba warabaye indaya y'umugabo, ujya kubivamo wasanze warabaye muri ubwo buraya imyaka ingahe? Nabikoze natangiye muri 2014 gutyo. Utangira iki?
nyine utangira uburaya ibyo bintu byo gusambana kunywa amatabi kunywa inzoga ndumva narabitangiye muri 2018 niho ninjiye muri kariyeri y'umuzika muri Sekira ndumva ariho nabitangiye nibwo naje kubivamo muri 2018 ariho nakiriye agakiza ndumva ariho nabiviriyemo warabitangiye 2013 2014 bivuze ngo Eddie yabaye indaya y'umugabo imyaka 4 aho tuvugira yakiriye agakiza ubu nakiriye agakiza Uwiteka bw'icyubahiro nyuma yaho y'ibyo ngibyo ngo yisanze ngo yakoreye aho uyu mugabo ni inshuti yanjye kuva kera yaraje arabimbwira ariko nyuma yari akantu yaguhishe narabizi mba yakavuga sinzi ni byiza kuba wanavugisha n'ukuri cyo wakambwi n'uwabikoraga na wakabireka hari ikintu ubona ntago ntago ari necessary kukivuga akabanga kawe yikwinjirira ntago yamuteye agakoko ako kandi karwara kari kaje yashidutse hari igihe kinini wimuteza ndabwira ati vuga uvuye hano inama namugira inama yo kujya kwa muganga agiye bamuha ibinini bitabirangira kabisa ariko guhera iyo saha mva nuwo ngo baherukana yahise ajya no mu gakiza si nguyu wow ndi kumwe rero n'abagabo babiri nkuko babibwiye ndi kumwe na Nirere Eddie ndetse na mugenzi w'iryo nabashe gufata cyane Nick Jo ari kutuganiriza afite ubuhamya bwinshi cyane yanyuze mu buzima bwinshi bwari bukomeye yari yarabaswe n'ibyaha ariko aho tuvugira akaba yarakiriye agakiza akaba nawe ari umugabo urimo gutegura iterambere rye ngira ngo ushaka kudukurikiye nawe uri umusore uri inkumi ukiri urubyiruko washaka kunyura muri izo ngeso nyamuneka urumva ko hari naho ngo yaje kurwara ngagaherika kajyaho navuze nkuko mugenzi amaze kubivuga ariko none nawe zibukira uve muri izo ngeso mbi tubashe kubaka ejo hazaza bityo bizatuma tugira imiryango myiza tubyare twororoke tuteze n'ishema duteze imbere igihugu cyacu kandi duheshe ishema igihugu cyacu turacyari Umutako TV rero turacyari kuganira n'aba bagabo wowe se wewe wabaye umujura wanjye ntago nigeze mba umujura wabaye iki wowe mugenzi njyewe nari umucuruzi ucuruza bisanzwe nkaba nkunda n'ibintu bya muzika nubwo njyewe nagendanaga nawe afite ingeso zitari nziza njyewe ntago nigeze mbijyamo ibyo bintu cyane kuko nari ifite ibintu bimugije byinshi byo gukodesha inzu iwacu sino ndashaka amafaranga yo kwishyura aho nkorera ndashaka amafaranga yo kwishyura inzu ibyo bintu byatumaga ntinjira muri ibyo ngibyo kuko ahanini nabanaga na garafera yari umurokore kazajya nangira inama ukuntu ngomba kwitwara nkamwumvira pe urumva najya ntago negeze njya mu busambanyi baravuga ngo iyo ugendanye n'inshuti nziza ihene mbi nawe uyizirikaho inziza umutipe yambereye inshuti nziza niko nabivuga nta mico mibi yari afite ariko njye nari mfite imico mibi ariko nkareba uburyo agenda nkabona njye ntago ndimo ndagenda neza rero ndamushimira cyane kuko yambereye inshuti nziza yafata biga ndamushimira cyane kabisa akwedi ngo wajya kujya no mu marimbi ngo ukajya kunywera y'urumogi njyewe icyo gihe noneho ngirimo nkora ibyaha byinshi cyane noneho inshuti zanjye zatangiye kuzamo hari ukuntu ugira inshuti noneho inshuti zawe zigatangira kuzamo abadayimoni watangiye kubona inshuti nshyashya zifite ingeso mbi kuko njyewe nari inshuti nziza bwa mbere tumbonana tukamenyana ikintu ushatse kuvuga hari nk'inshuti twari turi kumwe irambwira ati ariko Eddie uribuka wa mukobwa twaryamanye ucitse ukuguru ndavuga ati nta mukobwa twaryamanye ucitse amaguru ntangira kumva ko ari intumwa za Satani muri njye ntangira kubura amahoro ntangira kubona ibintu bidasanzwe ntangira kumva muri njyewe ndimo ndatebwa mbese nibwo nafashe umwanzuro
numva mu mutima wanjye nshaka kubireka. Ariko uburyo naje kwakira agakiza ni ibintu bidasanzwe cyane. Nakira agakiza ku gapapuro nasanze muri saro kanditse. Abantu ndabwira abantu ati shoko akari agapapuro n'Imana yagateguye, abantu bakanga kubyemera. Imana ngo yamwandikiye urupapuro. Icyo kintu nanjye arakimbwiye. Nibaza ahantu Imana yacishije agapapuro ngo yaragiye ngo arabyutse ngo mu gitondo ngo agasanga munsi y'urugi akubitana nako. Amagambo yari yanditseho nayakubwiye. Kurwakira muri iyo nzu wabagamo. Ngo warwakiriye gute kugira ngo uvuga ati ngo ni Imana yarumwandikiye. Imana yari inyoherereje. Ngewe turi ku Mutako TV ishaka kubabwiza ukuri. Ngewe narabyutse. Kimara kubyuka mbona agapapuro kari hasi ya televiziyo mbane n'umuryango. None ndavuga ati aka gapapuro katawe ninde wakazanye. Sanga na agapapuro kangana guki. Ndagatora sanga hari amagambo yanditseho ngo ati ngwino ngukize umwangizi Satani. Nabonye ishavu ryawe ryose. Mu byukuri muri icyo gihe nari mfite ishavu ryinshi cyane. Mbwira Imana ati se Mana nijya uzantabara, ese nzaguma muri ubu buzima bimeze gute. Irumva iryo shavu yari yararibonye. Urumva ntangira kumva wari warayitakambiye mbese. Ntangira kumva kaya magambo arayanjye. Noneho irindi jambo rirambwira ngo nkuza ni imigisha myinshi, ese ntiwakemera ugafungura umutima wawe nkabasha kwinjiramo. Numva amagambo ninjye ari kubwira. Noneho ikindi kintu cyahise kibinyemeza neza nuko ari irindi jambo ryambwiye ati ngende cyagukunze nkwinginga, ese ngutegereze kugeza ryari. Ndafata amagambo ninjye Imana yayandikiye. Umva yaraje arabitubwira twarasetse. Ku buryo bwiwe, ku buryo Imana yateguye amagambo irambwira ati ngende cyagukunze ndishaka ko tuzabana iwanjye. Ndavuga ati aya magambo ntago nayitesha nayanjye. Guhera icyo gihe ngisoma ayo magambo natangiye kubura amahoro, mbona ibintu bidasanzwe. Natangira kunywa gwa rumogi, nareba televiziyo nka match, nkabona bantu bari kuvugira mu kuzimu, ngumva nibijwi biri kuvugira nko mu kuzimu. Ndavuga ati nyamara natewe. Nibwo numvisha hano bari gusenga hirya y'iwacu. Ndavuga ati reka nje gusenga Imana ndebe ko hari ikintu yakora. Nibwo bansengeye muri ubwo buryo nakiriye agakiza. Ariko nokuri ibyaha ntago ari byiza. Witeka bw'icyubahiro. Ubu aho tuvugira mugenzi wawe mwabaye abahanzi mufite groupe yanyu y'ubuhanzi yitwa gute Nickjo? Ya groupe yacu nyine nyuma yaho twari dufite itsinda bita B Black, nge n'uyu Eddie, Willy, Nickjo. Ariko iyo groupe ntago igihari ubu ngubu, turi kwirimbana ku giti cyacu. Nge mfite indirimbo nshyashya, turi kumwe na Eddie, turaza kuyibabwira abafana. Tubwire nyine iyo ndirimbo ya uri kumwe na Eddie yitwa ngo iki? Yitwa Haleluya. Gospel? Ni gospel. Ariko ni gospel ya yindi byinitse buri muntu wese yisangamo. Urumva nkiri mu byaha twari dufite groupe bita B Black. Iyo B Black twakoraga turi abantu batatu. Iyo groupe yari ifite abantu batatu, harimo Nickjo, harimo ngewe niwe bita Willy. Ariko nyuma yo gukizwa urumva ko ntago nari gukomeza ndirimba sekira kandi ndirimba gospel. Ni muri ubwo buryo twabashije gucikamo igikuba turatandukana. Ariko ubu ngubu buri muntu ari kwikorera ku giti ciwe, niko nabivuga. Ubu ngubu ndi gukora indirimbo zanjye, gusa bivuze yuko anshatse wenda ngo dukora akarimbo k'Imana twagakora nta kibazo. Akapera kuri iyo ndirimbo mufitanye ya gospel. Nisubiriye mu cyaro giye kwirebera umukecuru, uyu munsi n'ikirori, uyu munsi turi kumwe n'umuryango twishimanye, dore tambuka kuri yitapi mukecuru, uyu munsi turagukorera umunsi mukuru. Imana yabidufashijemo. Aho ngaho uyu ni wa munsi udasanzwe rurema yongeye kuduhuza,
akaba akiturindiye umuryango none ubu mu muryango n'ibyishimo none haleluya none haleluya none haleluya none haleluya singi none haleluya grandma singi haleluya singi haleluya singi haleluya singi haleluya grandma singi haleluya ibyishimo mu muryango ku gitero cy'ahubwo necyo kiryoshye aho warurimbye ni refre iyo ni refure kararyoshye cyane uyu ni wa musi udasanzwe rurema yongeye kuduhuza akaba akiturindiye umuryango none ubu mu muryango n'ibyishimo none haleluya none haleluya none haleluya none haleluya grandma singi haleluya singi haleluya singi haleluya singi haleluya grandma singi haleluya haleluya barishime Man have igitero cya edit twumva gusa ko dufite indirimbo nyinshi mu ndaki igitero kuri iyo ndirimbo twumva oya kuri iyo ndirimbo hari impamvu Imana ikikurinze hari impamvu Imana ikikurinze wowe grandma hari impamvu Imana ikikwitayeho wowe mubyeyi wacu ukaba ukiri kumwe na uzukuru ukabuganira na uzukuru mugaseka mukishima baho byina useka nene tene tenge tene amaboko hejuru wamusi udasanzwe rurema yongeye kuduhuza akaba akiturindiye umuryango none ubu mu muryango n'ibyishimo none haleluya none haleluya none haleluya none haleluya grandma singi haleluya singi haleluya singi haleluya singi haleluya grandma singi haleluya wow better wonderful hanyuma rero ngira ngo uracyarimo kubibona nk'uko abavandimwe batangiye batuganiriza nijya tubwira ati mu rugo sino nabanaga na mukuru wanjye ari umurokore ndimo gushakisha amafaranga kwishyura inzu urumva ni za struggle tunyuramo mu buzima bwa buri munsi busanzwe Edi navuga ati nabaye indaya ariko ndashimira Imana kuba ikindinze yaramvanye muri buriya bubata rero dushyire hamwe murabizi uko mujya mubikora gahunda ni yayindi mubashyigikire urumva bafite iyi ni imwe mu ndirimbo wenda tubashe kuba twakumva batuhayemo akapera cyangwa bakaturirimbira mubashyigikire rero dusengera muri etorero ngiye sengera muri ADPR hano ADPR cya hafi uzanumire zagutumira anikjo osengera najye sengera muri ADPR hano Kimisagara ya muri iri korosi rya hepfo hano haruguru ya wasake ya YouTube channel umuntu ashobora iyo ndirimbo mwarimbaga niyo ufitanye na Ed YouTube channel rero nk'umuntu ushobora kuvuga ati aka karimbo ni keza ngiye gushyigikira aba bavandimwe mbaterero ya gahunda ya subscribe nkande no kuri yanzogera cyane iyo YouTube channel rero yitwa ngwiki YouTube channel yanje iri indirimbo yitwa Boot TV Boot TV 2 bispelling neza mu magambo uburyo boot yandikwa TV2 boot TV2 uhaza kuyishaka abe yajya downloading abasha kuyitunga iwe mu rugo wandika ba o ebyiri ta
ugatandukanya ukandika ta va ugahita ushyiraho kabiri tu ya iyo ndirimbo yayisangaho kabisa ya ni shyashya vuba imaze ukwezi ntabwo irasaza iracyariho nanjye ngira ikintu mvuga ko ino ndirimbo twagiye tubona ntuze komenti abantu bashima ati indirimbo ni nziza cyane indirimbo ikintu nayivugaho nuko iri kugenda izamuka nanavuga ati wowe utarayireba wajya kuri Buto TV ukareba ugasigaho comment ugakora share bya bindi nyine na subscribe n'amashusho ifite amashusho video nziza kabisa abavandimwe n'abakecuru umva barari kabisa barayikunze indirimbo abantu n'abakuru barayikunda ati meze fresh nta bishegu ntaki ni indirimbo y'ababyeyi buri muntu wese yakwisangamo. Ama Edi mwambwiye yuko buri muntu ari kurimba ku giti cye ariko atakuyeho umubano wanyu wo kuba mwabasha guhuza mugakora music. Nanone rero hari umuntu ushobora kuvuga ati ndibuze gusura Buto TV, urumva iyo ndirimbo arayisangaho nkuko maze kumbwira ko ari ya Nick Jo ariko mwafatikanyije, urumva already iyo YouTube channel ni ya Nick Jo. Noneho wowe rero nawe ibihangano byawe umuntu aramutse yifuza kuvuga ati Edi wahoze ari indaya y'umugabo akakira agakiza akaba ari muri ADPR akaba ari umugabo ushima Imana, ndashaka indirimbo ya Edi yayisanga kuri YouTube channel. Murakoze nkuko bivuze kuko nyine nyuma y'ibyo ngibyo naje kwakira agakiza njya muri gospel ariko ubu ngubu tuvugana ari indirimbo nasohoye ndumva ziri muri 5 ziri kuri YouTube channel yanjye. Hari indirimbo mperutse gusora bita Ahera, wanyarukira kuri YouTube channel yanjye bita Nirere Edi. Nirere Edi wandika Nirere bisanzwe kandikaho A na da ebyiri na ya tubona ibihangano byanjye. Ufite ho subscribe zingahe? Uko bisa kose ziri kuzamuka ntago ari ngombwa mwamwongereyeho bavandimwe babyeyi bacu mushyigikire ko twakomeza kwamamaza ubutumwa bwiza kandi Imana izaba umugisha kandi ntago twebwe ubwacu twakishoboza hatabayeho uruhare rw'abantu kandi abantu nibo b'ingenzi. Rero mudushyigikire unyarukire kuri channel yanjye bita Nirere Edi, urebe iyo ndirimbo Ahera, ukore subscribe, share, like, comment. Niba mara kuva kuri Nirere Edi no gukurikirana izo ndirimbo ziriho zitanga ubutumwa bwiza zigisha zirimo twabyita ngo iki gospel bura twabifata nk'iki tubifate nk'indirimbo zihimbaza Uwiteka zihimbaza Imana. Yes, niba mara kuva kwa Nirere Edi kureba izo ndirimbo zihimbaza Imana barongera abanyarukire no kwa Nick Jo bandikemo Buto TV 2 noneho nawe babashe kurebaho ya ndirimbo mwakoranye y'umukecuru agapera kuri Ahera. Nick Jo nawe ahita dukubita agapera ku yindi ndirimbo ye tuze tujya ku musozo w'ikiganiro. Sinzi ukuntu byaje ndaririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo zinganisha ahera ambwira gutera intambwe ngomegere nanjye uko ngenda mwegera nawe nikansunikira ahera 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 ahera
twageze ahera. Okay, narakubwiye ngo ni byinshi kandi nanone ni byinshi cyane turacyari Umutako TV tugera hirya no hino henshi hatandukanye kugira tubashe kumenya ngo mu buzima bwa buri munsi abavandimwe inshuti abantu bacu Abanyarwanda muri rusange biba byifashe bite. Nta handi rero ushobora gusanga uko biba byifashe hatari ku Mutako TV. Akapera tujya ku musozo w'ikiganiro ko nta yindi ndirimbo nshyashya nacyo. Okay, ariko umuhanzi ahorana akapera aragahorana kabisa. Akapera ku Mutako TV oya dukubita agapera ka show dukoze. Wakubita agapera se ku Mutako TV nishimira. Ya mana yanjye komeza urebe Umutako TV uwuha umugisha abadukurikira bose Imana ibampera umugisha nicyo nabifuriza kugira ngo tukomeze tubane je dinikije na seti ya no mukameramane nawe ndamushimiye. Nangira kashyiremo akapera Umutako TV ibiganiro byiza ku Mutako TV makuru meza ibiganiro bitandukanye Umutako TV ya n'ahandi wabisanga keretse ku Mutako TV ya seti nawe duhe naye mbaye nanjye mbishobora uko bimeze birakwiye ndabona ari ngombwa aba basore ugomba kubashyigikira ubuzima bishe banyuzemo byari bigoye gusa ubu binjiye ahera. Thank you so much ladies and gentlemen, reka tugushimire we twatangiranye ikiganiro tukatugiye ku musozo. Uyu ni Umutako TV nge mwe muri kumwe ni MC Seti nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira nandi kumwe na Edi ndetse na Nikjo nkuko tumaze kuganira ubuzima bagiye banyura baje kwakira n'agakiza bose urumva ko ari abasore bari muri ADPR ni n'abahanzi baririmba indirimbo z'agakiza bashyigikire. Uraza kunyarukira kuri Boot TV2 uhasanga ya ndirimbo badohemo akapera ishimira ababyeyi ivuga ku bijyanye n'umuryango. Ubashyigikire kuri Boot TV2 ubahe subscribe, like, comment and share. Numara kuvaho rero uraza no kugera kwa Nirere Edi nawe uhasanga za ndirimbo z'agakiza zitanga amashimwe zihimbaza Imana. Nawe umuye subscribe, like, comment and share tubashyigikire kugira ngo babashe kwagura ibihangano byabo. Reka ngushimire nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Nshimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma aya basi.